Ndagusuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi nanone nguhaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, aho tugiye kuganira ku ntego y'amagambo cyangwa umutwe w'amagambo uvuga uko umuntu yatunganira Imana aho bishoboka n'aho bidashoboka, ahishwe ndetse n'ahagaragara. Kugira tujye tubana kuri uyu muyoboro wacu, wabanza ugakanda kuri subscribe niba utarayikanda, ndetse ugakanda naho handitse notification kugira ngo ibiganiro bishya bijye bikugeraho uko tuzajya tubishyiraho umunsi ku munsi. Reka tubanze twiragize Imana. Imana y'amahoro n'urukundo, Imana y'impuhwe n'imbabazi, inshuti yanjye nkunda cyane, ngushimiye ko wabanye natwe, ngushimiye ko wongeye kwemera ko tugabura ijambo ryawe, ngushimiye Data wa twese uri mu ijuru ko warinze buri umwe wese ugiye kuryumva mu mpande enye z'isi zitandukanye. Ngo banza nanone utweze turi abanyabyaha, tubabarire turi abanyaminwa yanduye, aho twagaragaye nabi hose mu maso yawe tweze. Ngaho ururukira kubana nanjye muri iri jambo, mbakanwa wivugire, mbijwe urangurure, ungire igikoresho cye muri aya masaha, kugira ngo mbashe guhaza ubwoko bwawe, kuko njye ntari kumwe nawe ntacyo nakwishoboza. Reka n'abagiye kuryumva rigiro ribakura no ribajyana no ribageza, kandi muri rusange twese uzaduhe kugira iherezo ryiza ry'abakiranutse. Ngushimiye kubikoze kandi kubyumvishe none n'iteka ryose, amen. Haleluya. Yesu nashimwe. Nanone tugiye kuganira ku gutunganira Imana. Twabanza tukibaza ngo ese uracyatunganiye Imana? Ese uko wari umeze ugihamagarwa niko ukimeze ubu ngubu? Ese uracyari ku isoko? Ese uko wafashaga abakene, uko wafashaga abandi, ubu ngubu uracyabafasha? Ese abakwigiragaho kugira bakagaruka kuri Kristo kubera imbuto nziza uberera, baracyakubonamo izo mbuto bakihana? Imana y'amahoro idufashe cyane, kandi Imana y'amahoro igume kudushyigikira. Nusanga hari aho watannye, dufite intego cyangwa turasoza dufite icyifuzo cy'uko twabwira Imana ikongera ikatwuzuza, kandi Imana ikongera ikadushyigikira cyane, kugira ngo twongere tube mu mwanya mwiza wo kuyitunganira ndetse no kuyikorera uko bwije n'uko bukeye. Imana y'amahoro rero igume kuguha umugisha, kandi Imana igume kubana nawe uko bwije n'uko bukeye. Imana y'amahoro igume guhaza kwifuza, kutaka no kurera kwawe muri uyu mwaka. Yesu yambwiye ngo nkubwire ngo icyo agukeneyeho muri uyu mwaka, kugira ngo afungure ibyawe byafunzwe, kugira ngo imigezi yawe yazibye yongere idudubize amazi, kugira ngo ibyo waburiye ishusho wongere ubibonere ishusho, kugira ngo ibidafite ikerekezo wongere ubibonere ikerekezo. Akeneye kumutunganira password muri uyu mwaka, kugira ngo wongere ugire imigisha y'Imana nuko wayitunganira. Niyo mpamvu wasanga uko wari ukimeze ugihamagarwa ubu byarahindutse. Ibyo waziririzaga ntukibiziririza, ibyo wihanishaga abandi ntukibibihanisha, ahubwo ne warasayishije urarenza. Ariko Imana y'amahoro ni Imana nziza y'urukundo, ni Imana y'imbabazi. Nanone yongeye kuduha amahirwe ya kabiri yo kwibutsa cyangwa kutwibutsa ko tugomba kwitunganira. Imana y'amahoro ishimwe kandi habwa icyubahiro. Haleluya. Umuririmbyi umwe niwe waririmbye aravuga ngo tunganira Imana ubudasiba. Umuntu utunganiye Imana atunganira Imana ubudasiba. Umuntu ushaka kubana n'Imana neza agomba kwitunganira ubudasiba uko bwije ndetse n'uko bukeye. Kandi yarakomeje aravuga ngo jya uhora uyisenga, ngo kandi uyumvire. Umuntu utunganira Imana ahora ayisenga kandi akayumvira. Ese mwene data, wowe uracyasenga? Ese urakiyiriza ubusa? Ese uracyafite indangagaciro za Kristo na kirazira? Ariko Yesu yaraje kukwibutsa ngo ujye uhora umusenga kandi ujye uhora umwumvira. Yarakomeje aravuga ngo ujye ubana n'abayo kandi ujye ufasha indushyi. Aravuga ngo ntusibe na rimwe kuyikorera. Umuntu utunganiye Imana mwene data abana n'abayo, kuko
ntago wabana n'abasinzi cyangwa ubane n'abasambanyi cyangwa ubane n'inkozi z'ibibi ngo uzazigireho indangagaciro za Kristo ndetse na kirazira, cyangwa muzaganire ku rugendo rujya mu ijuru, mwiganirira iby'iyi si nyine, ibibanezeza, bibafitiye inyungu z'akanya gato. Niyo mpamvu umuntu utunganiye Imana agomba kubana n'abayo. Umuntu ubana n'abayo niwe umenya gufasha indushyi, niwe ugaburira abashonje ndetse n'abababaye, niwe ugirira neza abadafite shinge na rugero. Imana y'amahoro rero igume kuduhana umugisha, ujye ubana n'abayo kandi ujye ufasha indushyi. Niba ushaka gutunganira Imana ngo ntusibe na rimwe kuyikorera, kandi koko ntago twasiba na rimwe gukorera Imana, kuko mu Mana twabonyemo ibintu byinshi cyane. Twabonye ibirema bikira, tubona impumyi zihumuka, tubona ingumba zibyara. Mu Mana twabonyemo ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu nawe utagomba gusiba na rimwe gukorera Imana y'amahoro. Imana y'amahoro kandi iduhana umugisha. Yaragomeje umuririmbyi mwiza cyane, umwanditsi mwiza cyane wari urimo umwuka w'Imana, aravuga ngo ngo tunganira Imana, ngo jya ubana nayo, ngo nutumbira Yesu ngo uzaba nkawe. Umuntu utunganiye Imana abana nayo. Uhora bugufi n'Imana, ugahora bugufi n'Imana, ugahora ugisha Imana inama, umutima wawe ugahora ufite inyota yo gutunganira Imana ndetse no kuyigisha inama. Niyo mpamvu ugomba gutunganira Imana kugira ngo ujye ubana nayo, ujye ugira umwete cyane wo kubana n'Imana, wo kwegerana n'Imana, kugira ngo ibashe kukumenyesha iby'iminsi ndetse n'ibihe. Kandi nutumbira Yesu yavuze ngo uzaba nkawe. Niyo mpamvu umuntu utumbiriye Kristo agomba kuba nkawe. Niyo mpamvu umuntu utumbiriye Kristo agomba kuba nkawe. Ugomba kuba nka Yesu. Abantu bakubona bakakubonamo ko uri umwana w'Imana. Abantu bakubona bakakubonamo indangagaciro za Kristo ndetse na kirazira. Niyo mpamvu umuntu utumbiriye Yesu mwene data, iyo abantu bakubonye niyo utaba wavugishije, baravuga ngo uriya ni murokore, baravuga ngo uriya ni pasiteri, baravuga ngo uriya ngo ni umukozi w'Imana, kandi ntacyo wababwiye. Nuko aho ngaho uba umaze kuba nka Yesu, uba umaze kuba nkawe. Abantu iyo bakumvishe bumva impumuro ya Kristo. Haleluya, ndanezerewe. Imana rero igume kugufasha cyane kugira ngo ube mu ishusho y'Imana. Ube mu ishusho y'Imana, kuko tuzi ko abantu bose ari ab'Imana, ariko bose siko ari abana b'Imana. Nuguma gutumbira Yesu rero muri uyu mwaka, uzaba nkawe mwene data. Niyo mpamvu nari nkwinginze cyane ngo utumbire Yesu, ngo bose bazamenya kubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu. Iyo utumbiriye Kristo, iyo utumbiriye Yesu, iyo ubanye n'Imana neza ukayitunganira, bose bamenya ko ubana nayo, bakareka ubugome bakitaba Yesu. Benshi bakihana kubera wowe, benshi bakagaruka kuri Kristo kubera wowe, benshi bakareka ingeso mbi kubera wowe, benshi bakareka ubugome kubera wowe. Niyo mpamvu nari nkunje kukwibutsa ko aho uri, yaba i Burayi, haba muri Aziya, haba muri Amerika no muri Europe, haba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda no mu nkengero zacu muri Afurika, narinje kukwibutsa ko icyo Imana yaguhashyiriye aho hantu ari uko ugomba kuba ambasaderi mwiza wayo, kugira ngo benshi bakagaruka kuri Kristo kubera wowe mwene data. Benshi bakongera bagakumbura ijuru kubera wowe, benshi bakongera bakagira inyota yo gukorera Imana ndetse no gutinya icyaha n'igisa nacyo kubera wowe. Ese uracyabikora uko wabikoraga kera? Ese ntiwagezeho urasayisha? Ese inanga ntiwazimanitse? Ariko icyo Imana igukeneyeho muri aka kanya ni uko ugomba kubana nayo, ni uko ugomba kubana nayo, ni uko ugomba kubana nayo nanone, kandi ukabana nayo kugira ngo ikugire inama, nawe benshi bagaruke kuri Kristo kubera wowe. Yarakomeje aravuga ngo tunganira Imana ikuyobore, ngo nuterwa n'ibyago ngo ujye usanga Yesu. Umuntu utunganiye Imana iramuyobora, ntabwo aba akiyobora muri ubu buzima, ahubwo Imana y'amahoro niyo imuyobora. Niba rero muri iyi minsi uri kwiyobora, niba muri iyi minsi udafite umutimanama ukwereka inzira nziza, ahubwo ikakuyobora mu nzira mbi, niba udafite umutimanama wo kukubwira ngo zibukira ibi, ujye umenya ko uri kwiyobora. Ariko Yesu yari akeneye kumutunganira kugira ngo akuyobore,
kugira ngo nuterwa n'ibyago nanone ujye umenya ko ari Kristo wakurengera. Ntiwizere abapfumu, ntiwizere imbaraga z'abarangi ndetse n'abakonikoni, ahubwo ukibuka ko Kristo ari we uri hejuru y'izo mbaraga zose, ukibuka ko Kristo ari we ubasha gukiza ibyananiranye ndetse n'ibyaburiwe ishusho, kuko ngo ntiyirengagiza umwiyambaza. Yakomeje asoza ngo uyoboke Yesu niwe shobuja. Koko umuntu utunganiye Yesu cyangwa umuntu uri mu buntu bwa Kristo, Yesu ntabwo amwirengagiza, ahubwo ijisho rye rihora kuri we ndetse n'ugutwi kwe guhora kumva icyo Kristo cyangwa guhora kumva ibyo umwana wiwe ari gutaka, ibyo ari gusaba. Niyo mpamvu ijisho ry'Uwiteka riduhoraho ndetse n'ugutwi kwe kukaduhoraho kugira ngo yumve ibyo tumusaba. Ariko password ni uko uba utunganiye Imana neza mwene data. Niyo mpamvu Yesu atazakwirengagiza n'umwiyambaza niba umutunganiye koko uko bwije ndetse n'uko bukeye. Yarakomeje aravuga ngo uyoboke Yesu niwe shobuja, kandi koko Yesu njyewe niwe boss wanjye, niwe papa wanjye mukuru, niwe mbaraga zanjye, niwe nirata, niwe wangiriye neza, niwe wambereye aho umwana w'umuntu atabasha kumbera. Niyo mpamvu Yesu njyewe mufata nka shobuja wanjye cyangwa databuja wanjye, niwe boss wanjye. Nawe nari nkwifurije rero ko uyu mwanya wakongera ugatunganira Kristo kugira ngo yongere akubere databuja. Imana y'amahoro igume kuduhana umugisha. Yasoje aririmba ngo tunganira Imana utuze umutima. Umuntu utunganiye Imana ntaterwa ubwoba n'ibyago, ntaterwa ubwoba n'iminsi, ntaterwa ubwoba n'imibereho, ahubwo Imana imuha amahoro yo mu mutima, agahora atuje umutima. Nawe rero niba ushaka gutuza umutima, narinje kukwinginga ngo utunganire Imana. Muri uyu mwaka utunganire Imana, muri uyu mwaka ubane n'Imana neza. Ngo mu byo ukora byose ntukajye uhutiraho, ahubwo ujye ugira umutimanama. Mu byo ukora byose ujye ugira umutimanama ukwereka indangagaciro za Kristo ndetse na kirazira, ukwereka inzira yo muri Gehinomu n'inzira yo mu ijuru. We guhutiraho ngo uhite usayisha, ahubwo ujye ugisha Imana inama. Ujye wumvira umwuka ngo ugwize urukundo, ngo nta soni uzagira nubona Yesu. Imana y'amahoro rero igume kuduhana umugisha, kandi Imana y'amahoro igume kuguhaza kwifuza gutaka ndetse no kurira kwawe. Niba ujya wumvira umwuka ukagwiza n'urukundo, ubwo uri intungane, ubwo ngubwo uri umwana w'Imana. Ariko muri iyi minsi niba utagwije urukundo, nagira ngo nkwibutse ngo wongere ugaruke ku isoko, kuko Yesu aragushaka, Imana y'amahoro iragushaka. Umuririmbyi umwe w'isi niwe waririmbye ngo ese abandi ko baba bishobora, ngo nta diplome, ngo nta certificat, ngo nta na registre ndetse ngo nta na permis, ngo twe bitunaniza iki? Nawe nakubaza ngo ese ko dufite ingero nyinshi z'abantu babishoboye, gutunganira Imana we bikunanije iki mwene data muri iyi minsi? Kubana n'Imana neza bikunanije iki? Kuba mu bushake bw'Imana ndetse kugira indangagaciro za Kristo na kirazira bikunanije iki muri iyi minsi? Kurimo urasayisha kandi bitari ngombwa, kurimo urasubira inyuma bitari ngombwa, kurimo uramanika inanga bitari ngombwa, kurimo urashaka kujya mu bibi bitari ngombwa. Mwene data, akanya keza nk'aka ngaka nagira ngo nkubwire ko Imana yongeye gutanga second chance, cyangwa Imana yongeye kuguhereza amahirwe ya kabiri, kugira ngo wongere utunganye ibidatunganye, kugira ngo wongere utunganye ibitameze neza mu buzima bwawe, kugira ngo wongere utunganye bya bindi byose biri gutuma ujya kure y'Imana, bya bindi byose biri gutuma utabana n'Imana neza, bya bindi byose biri gutuma Imana igutera umugongo, ntikumve, ntikugirire neza, ntigufashe, ntikurengere. Bya bindi byose nagira ngo muri aka kanya keza nk'aka ngaka Imana iduhaye, wongere ukureho ibidafite umumaro imbere y'Imana, ahubwo wongere wimike iby'agaciro imbere y'Imana. Imana y'amahoro igume kuduhana umugisha. Tugiye kuganira amagambo makeya y'abantu bagiye batunganira Imana muri Bibiliya, kugira ngo umenye ko nawe gutunganira Imana bigishoboka, kandi n'abantu bagiye batunganira Imana bigoye cyane, ubuzima bugoye. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo
ntacyo tuzireguza, ngo kuko nabo ngo bari abantu nkatwe, ngo erega ntacyo tuzireguza. Nawe rero nakwibutsaga ko ntacyo uzireguza, nakwibutsaga ko nta na kimwe ufite cyo kwireguza, kuko abandi barabishoboye. Nawe gutunganira Imana rero wabishobora, ahubwo garukira aho ngaho, kuko Yesu aracyagutegeye amaboko. Imana y'amahoro iracyagufitiye impuhwe ndetse n'imbabazi nyinshi. Reka dusangire amagambo yanditse muri Yobu, umurongo wa 2:8 turageza ku 10, turebe abantu bagiye batunganira Imana. Haranditse ngo, nuko yishakira urujyo rwo kwishimisha, maze yicara mu ivu. Umugore we aramubwira ati, mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe? Ihakana Imana wipfire. Ariko aramusubiza ati, uvuze nk'umwe wo mu bagore b'abapfapfa. Mbese ye twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana, tukanga guhabwa ibibi? Muri ibyo byose nta cyaha Yobu yacumurishije ururimi rwe. Turasangira amagambo nanone yanditse muri Yobu, murongo wa 1, dusoma umurongo wa 8 gusa. Uwiteka arongera abaza Satani ati, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi. Haleluya. Ahangaha Yobu yarageze mu bihe bikomeye nk'ibyo nawe waba urimo muri iyi minsi, nk'uko waba usumbirijwe n'ibibazo muri iyi minsi. Ariko nagiraga nkwibutse ngo Imana yongere iguhe imbaraga z'umutima. Imbaraga z'umutima Imana yongere iziguhe, kandi Imana y'amahoro yongere igukomeze. Tujya tugira abantu benshi cyane baduca intege iyo turi muri ibyo bihe bibi cyangwa muri iyo situation mbi. Umuntu akaba yakubwira ngo, ese nawe uracyakorera Imana? Ese nawe uracyari umurokore? Ni bimwe byanyu by'abantu basaze. Umuntu akakubwira ati, ubu ngubu upfuye uri umukene, twaraciye izindi nzira tukabona ubutunzi bw'isi. Ubu ngubu upfuye nta mwana ufite, twaraciye izindi nzira tujya mu bapfumu, turababona. Upfuye nta epfo na ruguru ufite, kandi twebwe twariciriye inzira, ducize ubusamo, ibintu bigenda neza. Ariko nagira ngo nkubwire ngo, jya umubwira ngo mva inyuma Satani. Ayo ni amajwi ya Satani. Ahubwo nagira ngo nkwibutse ngo, ujye uhanga Yesu amaso, ujye umuhanga amaso, kuko ajya arinda umutumbiriye amanywa ndetse na nijoro. Kandi uko yakoraga kera n'ubu niko ari, ahubwo ni isaha itaragera papa, ni isaha itaragera mama. Jya umuhanga amaso. Data ni mwiza, ni umubyeyi mwiza, ni inshuti nziza, ahora arinda umutumbiriye amanywa ndetse na nijoro. Wicibwa intege rero n'iminsi n'ibihe, wicibwa intege n'abantu, kuko ahangaha byagezeho umugore wa Yobu aramubwira ngo, watutse iyo Mana ukipfira. Natwe hari ibihe tujya tugeramo koko, hakaba abantu batubwira ngo dutuke Imana twipfire, titwakurikiye Imana idafite ibintu, twakurikiye Imana y'inkene. Ariko nagira ngo nkubwire ngo, mugabo twakurikiye ni umunyamaboko, ni umunyembaraga nyinshi, arihagije. Niyo mpamvu hejuru y'imbaraga zose ziduhiga n'iziturwanya, hari imbaraga za Yesu Kristo, ajya arinda umutumbiriye rero amanywa na nijoro. Narinje kukubwira ngo ibyo bibazo ufite si ibyo kukwica, izo ntambara uri kurwana si izo kukwica, ibyo bigeragezo urimo si ibyo kukwica, kuko hejuru y'ibyo bigeragezo hari imbaraga zisumba byose, arizo Kristo, za Kristo Yesu. Ahubwo izera izo mbaraga, maze ubone gukora kwayo no kugira neza kw'Imana. Aha Yobu yari ari mu buzima bubi cyane, ari mu bihe bigoye, ageze ubwo yishakira urujyo rwo kwishimisha, kubera ko umubiri waramuryaga cyane, umubiri wari umumereye nabi, byari byamurenze. Mbese arimo arataka uko bwije ndetse n'uko bukeye, kugeza ubwo yicara mu ivu, hahandi umuntu aba yabuze epfo na ruguru byamucanze. Niyo situation yari agezemo, kugeza ubwo umugore yamubwiye ngo, ihakana Imana wipfire. Ariko nawe nagira nkubaze ngo, gukiranuka kwawe uracyagukomeje? Imana y'amahoro ikurengere cyane.
ariko ngo Yobu yaramusubije ngo uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa, ntabwo twabasha kubona ibyiza mu kuboko kw'Imana ngo twe kubona ibibi. Niyo mpamvu nagira ngo nkwibutse ngo mwene data, ibyo bibazo ufite n'ibyo bigerageza urimo, ahari n'ishuri ry'Imana, hari icyo Imana ishaka kukwigisha, hari ubuzima Imana ishaka kugucishamo kugira ngo uburi imbere uzabashe kubucamo gitware. Hari buryo ki Imana ibasha kukwereka ko ibintu byose ushobora kubicamo bigakomera. Niyo mpamvu nari nkwinginze cyane ngo ibyo bye kugutera ubwoba, ahubwo wiringire Imana, wibuke ko mu kuboko kw'Imana hatava ibyiza ngo he kuva n'ibibi, ahubwo byose bifatanyirizwa hamwe kutuzanira ibyiza. Niyo mpamvu nagira ngo nkubwire ngo ujye ubwira Kristo ibyo nibigeraho ngo njyewe nshishijwe bugufi kuko ndi insuzugurwa, nshishijwe bugufi kuko ntacyo nakwishoboza ntari kumwe nawe, ahubwo aba ari wowe ukora. Ujye ubwira Kristo, aba ari we wirwanirira. Ntuzagera muri ibi bihe bigoye, ujye wemera intege nke zawe, ubwire Yesu aba ari ukurengera, kuko niwe Mana ishobora gushobora ibyo ngibyo byakunaniye, imiryango yananiwe ndetse n'abantu bananiwe, ni Yesu wenyine ubasha kubishobora. Hano muri Yobu igice cya mbere umurongo wa 8 niho twasomye tubona buryo ki Imana yatanzeho urugero umugaragu wayo Yobu ihuye na Satani. Nawe rero nakwifurizaga ko Imana y'amahoro aho uri, aho uherereye, yaba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, Imana ijye kubona nka ambasaderi mwiza. Imana nizajye kubona ijye ibwira Satani ngo witegereje umugaragu wanjye kanaka, witegereje umugaragu wanjye kanaka, witegereje umugaragu wanjye kanaka ko ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi. Imana y'amahoro rero iguha izo mbaraga zo gukomera ndetse ugashikama aho ngaho uherereye, kugira ngo nizajya ijye kubona nk'igikoresho cyiza cyayo, ijye kubona nk'umugaragu mwiza wayo yishimira. Imana y'amahoro ijye kubona nk'umuntu ukifitiye umumaro, ye kukubona nk'imburamumaro. Imana y'amahoro iduhana umugisha, kandi Imana y'amahoro igume kuturwanirira cyane ndetse no kuturengera. Mwene data rero, nshuti yanjye, mugenzi wanjye, nari nje kukwinginga nkubwira ngo wongere utunganire Imana mu buzima bwose waba urimo, utunganira Imana kuko biracyashoboka. Reka dusomane nanone amagambo yanditse muri Daniyeli, turasoma umurongo wa 3:28. Turasoma Daniyeli umurongo wa 3, turebere hamwe 28, maze tugume kuganira amagambo meza y'Imana. Turasoreza mu itangiriro maze tuganire ku magambo y'Imana, hanyuma nidusoza gusoma iyo mirongo yose turareba uko Imana igishumbusha umuntu wayitunganiye. Nawe muri ubwo buzima urimo nutunganira Imana neza, turareba inyungu zizavamo, hanyuma Imana y'amahoro iduhana umugisha. Daniyeli 3 umurongo wa 13 tugeze kuri 18 haranditse ngo nuko Nebukadinezari ararakara cyane, ategeka ko bamuzanira Saduraka na Meshaki na Abedenego. Nuko babashyira umwami. Nebukadinezari arabakabukana aravuga ati, mbese Saduraka na Meshaki na Abedenego, nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? Nuko noneho niwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya, ako kanya murajugunwa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? 16 haranditse ngo Saduraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo, niba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza
mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe nyagasani. Ariko naho itadukiza nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Ahangaha ni igihe Saduraka na Meshaki na Bedenego banze kuramya ibishushanyo. Muri iyi minsi nagira ngo nkubaze ngo ese nawe uri kwanga kuramya ibishushanyo? Ese iyo bakubwiye ko kubona akazi ari ukuryamana na bosi, ntuhita wumva ko Imana igushubije ariko kazi yakurangiye? Ese iyo bakubwiye ko kubona akazi ari ruswa, ntuhita wirukira gushaka amafaranga ndetse no kuguza kugira ngo wicire inzira? Ariko nagira ngo nkubwire ngo wongere ugarukire aho ngaho, kuko ibyo ngibyo ni iby'akanya gato kandi bishira vuba, kuko hari igihe anagukoresha iminsi mikeya akaguhararukwa, amaze kugukoresha ibyo ngibyo byose ashaka, maze akakujugunya akazana undi aharaye. Niyo mpamvu nari nkwinginze cyane ngo we gusayisha, we kuramya ibigirwamana, we kugira abantu usenga, we kugira abantu ufata nk'ibigirwamana mu buzima bwawe, ahubwo wongere wizere Imana, wongere we kugira bya bindi byose bigutandukanya n'umwami wacu Yesu Kristo, kuko ahari uyu munsi waba ari wo wawe wa nyuma, ahari iri ryaba ari iherezo ry'ubuzima bwawe. Niyo mpamvu Yesu yarambwiye ngo wongere umutunganire, akeneye kumutunganira. Uru ni urugero rwiza nanone tubonye rw'abantu batunganiye Imana mu buzima bugoye, muri situwasiyo igoye, kandi nawe ushobora kuba urimo muri iyi minsi mwene data. Ariko abangaba bari abanyagano b'ibwami, ariko banze kuramya ibishushanyo ndetse n'ibigirwamana, kandi bari babifitemo inyungu nyinshi, bari babifitemo amahirwe menshi, bari babifitemo byinshi bakuramo, ariko banze kwemera kuramya ibigirwamana. Niyo mpamvu nawe nkubwira ngo icyo wamize ntugatume ugitangira ubusa. Niyo mpamvu nari nkwinginze ngo umwanzi ye kugutwara iby'agaciro ngo agusigire ibitari iby'agaciro, ahubwo ujye uramya Imana kandi ujye uyitunganira aho bishoboka n'aho bidashoboka, aho abantu bakureba ndetse n'aho batakureba. Aba bagabo baranezeza cyane batatu, ni bamwe mu bantu dufatiraho urugero rwiza, banze kuramya ibigirwamana. Ndetse tuzi n'aba Morodekayi nabo barabishoboye, kuramya ibigirwamana banze kubikora. Imana y'amahoro rero nawe iguha imbaraga zo guhagarara mu mwanya mwiza wo kuyihamya uko bwije n'uko bukeye, kandi tujye tumenya neza ko tugomba guhakana ibidashoboka. Ibintu byose byatukisha Imana mwene data ugomba kubihakana, kuko tuba tuzi ko muri uru rugendo dufashe igihe mu ntambara, turarwana na Satani n'umubiri ndetse n'umubi, kandi ndetse tuzi ko muri ibi bintu byo gukizwa, muri ibi bintu by'agakiza ushobora kubigwamo. Niyo mpamvu aba bagabo bavuze ngo naho itadukiza, bashoje bavuga neza ngo naho itadukiza nyagasani, umenye ko tutari bukorere izo mana zawe. Nawe rero niyo waburara, naho waba uri umushomeri, naho waba ufite ibibazo bimeze ute, ujye ubwira amajwi yose ya Satani ashaka kukwereka inzira wacamo, umubwire ngo naho itadukiza, ntabwo twakwemera kwiyandurisha ibyo kurya by'isi, ntabwo twakwemera kurekura icy'agaciro ngo dufate ikitari icy'agaciro, ahubwo icyo wamize umugisingire, ukomeze icyo wahamagariwe, hatagira ukigutwara mwene data. Ujye ubasha kwemera ko naho Imana itagukiza, ariko utabasha kwicira inzira y'akanya gato, ahubwo ujye umuhanga amaso, kuko ajya arinda umutumbiriye amanywa ndetse na nijoro. Imana iracyagufitiye imbabazi nyinshi, kandi Imana iracyagufitiye impuhwe nyinshi cyane mwene data. Wejye ubana n'Imana gusa, Imana izakurinda, Imana izakugirira neza, Imana izakurengera. Reka dusoreze mu itangiriro turebe inkuru za Yozefu, maze dusoze
dukuremo icyifuzo dusenga Imana. Turasoma mu Itangiriro ibice 39, turasoma ku murongo wa 7 tugere ku murongo wa 9. Aranditse ngo hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yozefu aramubwira ati turyamane, maze ariyangira abwira nyirabuja ati dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Muri uru rugo nta urundutamo, kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha nte gukora icyaha gikomeye nk'icyo ngacumura ku Mana? Haleluya. Haleluya mwene data, haleluya. Mana ishimwe. Nabasha nte gukora icyaha gikomeye nk'icyo ngicyo ngacumura ku Mana? Cyangwa nawe ukagira iki cyifuzo mu buzima uri gucamo, mu ntambaro uri kurwana, ukabwira amajwi ya Satani ngo nabasha nte gukora icyaha gikomeye nk'iki ngiki, ngacumura ku Mana, ngatera Imana umugongo. Mana y'amahoro iduha imbaraga cyane gutunganira Imana. Babagabo baranezeza cyane kandi bampa inspiration y'ubu buzima. Iyo ngiye gutana ndabibuka, ngiye ngahita nkomeza imbaraga z'umutima, ngahita nkomeza uru rugendo, kubera ko n'abantu bamfasha cyane. Nawe rero izi ni ingero z'abantu babishoboye, nawe wabishobora mu kinyejana kigoye nk'iki, mu kinyejana kiruhije nk'iki, nawe watunganira Imana bigakunda. Aha Yozefu turabizi neza, ni amateka abantu bakunze kuvugaho cyane. Nyirabuja yashakaga ko baryamana, yari yaramukunze, nkuko nawe aho uri wenda nyokobuja kubenguka cyangwa shobuja kubenguka, cyangwa n'abandi bashaka kugukoresha iyo mico mibi, bose bakubenguka bagashaka kuryamana nawe. Ariko nagira ngo nkwibutse ko ibyo ari iby'akanya gato, kuko bugiye kwira aho butazongera gucya. Niyo mpamvu nkwinginze cyane ngo wibuke ko ijisho ry'Imana rikureba mu byo urimo byose, mu byo ukora byose, ijisho ry'Imana rirakureba. Ujye uvuga ngo nabasha nte rero gukora icyaha nk'icyo? Nashaka kugukoresha ingeso mbi, ujye umubwira ko uri Umuyuda, ujye umubwira ko hari icyo wamenye, ujye umubwira ko umwami akorera atari we mwami ukorera, ujye umubwira ko uru rugendo turimo ruzarangira, ujye umubwira ko uri umugenzi ugana mu ijuru, kuko mu isi si iwacu. Yozefu hano yanze kuryamana na nyirabuja, kandi naho harimo inyungu nyinshi cyane, kuko nawe yari ari ibwami, ariko abasha gutinyuka, aramubwira ati sinakora icyo cyaha gikomeye gityo, kuko Yozefu yari azi icyo yamenye, Yozefu yari azi icyo yamize, Yozefu yari azi umwami akorera. Ahubwo nakubaza ngo muri iyi myaka, muri iki kinyejana, wowe umwami ukorera ninde? Se ntiwimitse ibigirwamana? Se ntusenga ibishushanyo bya Bayali? Mana y'amahoro iturengere cyane. Yozefu akirana na nyirabuja, ashaka kumufata ku ngufu, kugeza ubwo nyirabuja abonye ko umuhungu yanze burundu, maze ngo asigarane umwitero we. Ariko Yozefu ntibyamuteye ubwoba, kuko hari icyo Imana yari yaramuvuzeho. Mana y'amahoro ishimwe. Niba nawe rero ufite nzayimana, niba hari icyo Imana yakuvuzeho, wongere uyihanga amaso, kuko Yesu niwe ugufitiye bagaje yuzuye, niwe ufite byose wifuza, niwe ugufitiye akazi ukeneye, niwe ugufitiye ubutunzi ukeneye, niwe ugufitiye agakiza ukeneye, niwe wagukiza ubwo burwayi abaganga bananiwe, niwe wakuvura ibyo bikomere abantu baguteye. Ongera ugaruke kuri Kristo, kuko aragushaka. Ongera ugarukire Kristo, umutunganire uko bwije ndetse n'uko bukeye, kuko Yesu agutegeye amaboko, araguhamagara ngo uze umusange akuruhure. Imana y'amahoro iduhana umugisha, kandi Imana ihabwa icyubahiro cyane. Yozefu aranezeza cyane, nayo baranezeza cyane.
abantu barafite ingero nyinshi z'abantu banezeza cyane, ba Morodekayi nabo baranezeza cyane, ba Esiteri baranezeza cyane, ni abantu babashije kuba abambasaderi beza b'Imana, ndetse dufite n'ingero nyinshi ubu ngubu z'abantu benshi b'intungane bagitinya icyaha n'igisa nacyo. Nawe nari nkwingingiye rero ngo ube muri abo bantu Imana iri kubona nk'icyitegererezo cyiza, Imana iri kubona nk'abantu b'umumaro muri iyi minsi iruhije abagenzi. Iminsi benshi baguye isari kandi isarura rigeze, iminsi benshi basinziriye kandi ari cyo gihe cyo gukanguka no gukora no kuba maso. Imana ongera iduhe imbaraga cyane kandi Imana ongera idushoboze. Ahangaha Yozefu yashoje ahamya Imana neza, ahangaha Yozefu yashoje yerekana icyo yamenye. Abantu benshi muri iyi minsi bibereye mu by'isi cyane, bibereye mu bibanezeza, bibereye mu bibashimisha by'igihe gitoya, ariko nagira ngo nkwibutse ko iki ni cyo gihe uwazaza ntazatinda, kuko yabisezeranye natwe. Yesu araje kandi ntazatinda. Niyo mpamvu nari nje kukwinginga ngo ibihe ntibikakumaremo imbaraga z'umutima, ibihe ntibigatume udakorera Imana, ibihe ntibigatume utera Imana umugongo, ibihe ntibigatume wimakaza ingeso mbi, ibihe ntibigatume haleluya, ibihe ntibikakumaremo imbaraga, ibihe ntibikakunamura, ahubwo bijye bigukomeza, bikubere inaji cyangwa bigutera imbaraga zo kuguma kukiranukira Imana, kuguma gutunganira Imana. Ibihe ntibikakumaremo imbaraga z'umutima, uburwayi ufite ntibukumaremo imbaraga z'umutima, ubukene urimo, ibibazo urimo, amaganya ufite, indwara urwaye, intambara urwana, ibigerageza uri guhura nabyo, bye kukumaramo imbaraga z'umutima ngo zitume wihakana Kristo, ngo zitume udatumbira umusaraba, zitume utongera kwimakaza indangagaciro na kirazira, kuko dufite abantu benshi cyane ibihe byamazemo imbaraga z'umutima. Ubu nibo basigaye binywera amayoga, nibo basigaye basambana. Dufite abantu benshi cyane ibihe byamazemo imbaraga z'umutima. Ubu ngubu muri botike kugira ngo atekereze ko yakunguka akaba miliyoneri, arafata umuceri akawuvanga n'amabuye, agafata isukari akayivanga n'amazi, agafata amavuta akayamenamo amazi. Ariko mwene data, nagira ngo nkubwire ko icyo ngibyo ni iby'akanya gato. Ibihe ntibikakumaremo imbaraga z'umutima ngo wikwereke iby'inyungu z'igihe gitoya, bye gutuma utazasingira iby'inyungu z'igihe kirekire. Nagira ngo nkwibutse ko iby'Imana biza bitinze ariko biraramba, kandi iyo umaze kubigeramo ntago wibuka ya mibabaro yose na za nguma zose na bya bikomere byose wagize, ahubwo ubibamo neza, ukaba ufite amahoro yuzuye, ufite amahoro yo mu mutima yuzuye. Ariko nagira nkwibutse ko ibya Satani biza byihuse, biza bishashagirana, ariko bimara igihe gitoya kandi nanone birangira nabi. Dufite ingero nyinshi cyane z'abantu bagiye bahitinga iminsi mikeya ariko bakarangira nabi, ubu ngubu ntibakibukwa. Nagira ngo rero nkubwire ngo ugume utumbire Kristo, ugume ubane n'Imana neza, kandi ugume ubane n'Imana uko bwije n'uko bukeye, kuko Yesu agufitiye andi mahirwe ya kabiri. Yakwandikiye urundi rwandiko rukubwira ngo ongera ugaruke kuri Kristo, ongera utunganire Kristo, wongere wibuke ko uko wari urugihamagarwa ariko ugomba kuba. Wongere ubwire Yesu ngo mvugutira uncure, inkamba zimvemo, umutima ukangutse, uzinuka icyaha ndetse n'igisa nacyo. Reka dusoze tureba inyungu zo kuba mu gutunganira Imana ku bantu batunganiye Imana. Reka turebe ingero nkeya cyane z'abantu bagiye batunganira Imana bigakunda, maze Imana ikabagirira neza. Turahera kuri Yobu, uko tubone ibyo Imana yamushumbishije nyuma yo guhura na biriya bigeragezo byose, maze nawe wongere ugire icyifuzo cyiza, wumve ko ibyo urimo Imana izabikurindiramo, itazakwica
Imana ishobora kuba yaratanze umubiri wawe ikawuha Satani kugira ngo ikugerageze, ariko ikamwima ubugingo kubwo ari bwo buzabona Imana. Nawe rero izongera igucure, nawe izongera ikugirire neza, ahubwo ngero uyigirire icyizere kuko iracyagutegeye amaboko. Nuko Uwiteka ahira Yobu ubwa nyuma kuruta ubwa mbere, agira intama 14,000 n'ingamiya 6,000 n'amapfizi 2,000 n'indogobe z'ingore 1,000, kandi abyara n'abahungu 7 n'abakobwa 3. Imana y'amahoro idufashe cyane, kandi Imana igume kutugirira neza. Turasoma nanone muri Danieli turebe buryo ki ushobora gutunganira Imana, ndetse n'abami n'abatware bakakwigiraho bagakurikira Imana yawe, bakamenya ko Imana wamenye ari Imana nyamana, atari Bayali cyangwa Dagoni cyangwa ibindi bigirwamana. Haranditswe ngo, nuko Nebukadinezari aravuga ati, Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego ishimwe, niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo, kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga itari Imana yabo. Tubonye uko Yobu yashoje urugendo, kandi yarushoje neza. Tubonye ko Meshaki, Saduraka na Abedenego byarangiye umwami abagarukiye, nawe yizera Imana yabo. Niyo mpamvu nawe nuguma kuba muri byo urimo urahura nabyo, nuguma kurwana izo ntambara, ukarwana intambara nziza, hari benshi uzagarura kuri Kristo, hari iminyago uzagarura kuri Yesu, kandi Yesu azagushumbusha ibiruta ibyo watakaje nkuko yabishumbushije Yobu. Yesu azagukubira inshuro nyinshi cyane, maze ugire umunezero uruta uwo wari ufite mbere. Kandi twamenye ko iyo umuntu amaze kunezerwa, akenshi yibagirwa umubabaro n'agahinda yagize, kuko ahita feelinga ubuzima bwiza agezemo. Nawe rero gira icyifuzo mwene data, utunganira Imana, kuko biracyashoboka, kandi biracyashoboka cyane. Yesu azakugirira neza, tuzaviramo aho ngaho, kuko Yesu aracyafite stock yuzuye, Yesu aracyafite bagage yuzuye. Aho uri rero, bera Imana ambasaderi mwiza, bera Imana umuvugizi wayo mwiza cyane. Wongere ugire benshi ugarura kuri Kristo, wongere ugire iminyago ugarura kuri Yesu. Nushaka ko tujyanayo, aka kanya nusanga hari aho watannye, wihane. Muririmbyi niwe waririmbye ngo abagezeho baragwiriye, kandi koko baragwiriye ngo banezererwe umwana w'intama, ngo ariko abandi bari mu nzira. Mu bandi bari mu nzira rero Imana yantumye ngo nkubwire, nkwibutse, ni wowe. Reba niba inzira urimo ari inzira iri mu bushake bw'Imana, reba niba inzira urimo ari igana kuri Kristo. Wongere utunganira Imana. Mu bantu bari mu nzira nawe urimo, narinje kukubwira rero ngo ngwino wisigara mwene data, kuko tugiye iwacu mu ijuru, kandi tugiye iwacu mu ijuru. Ngwino wisigara rero, kuko Yesu aracyagutegeye amaboko. Yesu ubwo aje kwima ingoma ye, uzamurebesha amaso asate? Uzarebesha Yesu amaso asate? Nicyo kibazo nagira ngo usoze wibaza, kugira ngo dufatanye dusenga Imana. Nusanga nta maso ufite yo kuzareba Yesu, kandi agiye kuza kwima ingoma ye, kuko ufite ibyaha, wongere utumbire Kristo, ubwira Imana ngo wongere unyeze, wongere unyuzuze, wongere Data imperezo zanjye uzuzuze. Mushyire mu bakobwa 5 b'abanyabwenge, amatabaza yabo acyaka. Unkure mu bakobwa 5 b'abapfapfa basinziriye, kandi umukwe agiye kuza, maze amatabaza yabo arazima, kuko Yesu aje kwima ingoma ye. Imana y'amahoro iduhana umugisha, kandi Imana y'amahoro igume kukugirira neza. Imana y'amahoro igume kubana nawe muri byose. Wari uri kumwe na mwene so Evangeliste Ben Kwizera.
Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi igume guhaza kwifuza gutaka ndetse no kurira kwawe, ikwagurira imbago uko bwije n'uko bukeye, kandi igume guhaza uburame ubuzima bwawe kugira ngo ugire iminyago myinshi ugarura kuri Kristo. Imana y'amahoro ishimwe. Shalom shalom, ndabakunda cyane. Amen.